7 Mountains TV. Alright, mumeze mute abakunzi ba 7 Mountains TV, reka nizere ko mumeze neza kandi nizere ko muri amahoro, ubuzima bubatwaye gute. Reka nizere ko birimo bigenda kandi nizere ko ubuzima ari ubwo. Nanjye ndaho meze neza, ndashimira Imana, ndabona Imana ikintije kubaho, ndabona Imana ikintije ubuzima. Ese hirya no hino ku isi aho muri mumeze mute, aho muri biragenda? Reka nizere ko mumeze neza. Batameze neza nabo kandi Imana bakomeze, Imana ibihanganishe, niko bimera. Narababwiye ngo ku isi niko ubuzima budutwaye kandi ntabwo bijya byuzura 100%. Na wa wundi ubona umeze neza cyangwa se wibwira ko ameze neza, buriya nawe no kuba yorohewe gusa, no kuba abona nyine uwo munsi wamworoheye, ariko ubundi ntabwo bijya byuzura 100%. Byanze bikunze hari akaba kabura, nawe hari ibyo abareba kumva birabuze. So mumeze mute rero? Uyu munsi ndi ku musozi wa Lorijo. Uyu munsi ndaje ngo tuganire ku kintu bita gusenga. Ubundi ni hehe, gute, kandi ni ryari, ninde se bireba gusenga? Hehe, ryari, ninde se bireba ibintu byo gusenga? Ni ibyande, bibereye nde, kandi ninde wo kubikora? Nibyo nje ngo twiganirireho uyu munsi, akaba hariyo topic nje kugira ngo tuganireho, cyangwa se ariyo topic nje kugira ngo twivugireho. Yes. So rero reka mbanze nshimira abantu mwese mwafashe umwanya mugakanda kuri subscribe kuri iyi channel ya 7 Mountains TV. Mwese Imana ibaha umugisha kandi mwese Imana ibagirire neza. Abatarabikora kandi nabo cyangwa se uhageze uri mushasha, nawe nta kibazo, na amasegonda 3 gusa cyangwa se 2 ugakanda kuri subscribe, kadushigikira cyangwa se channel yacu ikareba ko yakura. Ariko turanishimira urwego tumaze kugeraho, cyangwa se turanishimira intambwe tumaze gutera. Yes. Gute, hehe, ryari, ninde bireba gusenga? Nicyo kintu ushaka kugira ngo tuze kwiganiriraho. Ubundi gusenga ni iki? Gusenga umuntu yabiha ubusobanuro bw'uko wabishaka, cyangwa se ubusobanuro bw'uko wabyumva, bitewe n'uko abikora n'impamvu abikora n'aho abikorera. Kandi hari n'uko ibitabo byinshi dusoma birimo Bibiliya, birimo za Korani, birimo za Bibiliya ntagatifu bivuga gusenga, cyangwa se bivuga gusenga n'iki, ariko sindi bwirefere cyane muri ibyo, ahubwo banura muri aya magambo. Gusenga ubundi, icyitwa gusenga nyacyo, ni amagambo yose uvuga cyangwa se n'ibikorwa byose ukora ukorera icyo wizera. Ni ugusingiza, ni ukuramya, ni uguha icyubahiro icyo wizera. Burya uba urimo uragisenga. Kera wajyaga wumva umuntu avuga ngo ngiye ngo sinsenga umuntu, ngo sinsenga runaka, ngo ntabwo amutera ubwoba, ntacyo amutezeho se, ibintu nk'ibyo. Ariko uyu munsi ngenda ndashaka kwivugira ku gusenga Imana yaremye ijuru n'isi, cyangwa se iyo nimvuga ku gusenga ndaba mvuga ku gusenga Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yo mu ijuru. Gusenga ndi bube mvuga uyu munsi ni ugusenga Imana. Ubundi gusenga ni umwanya ufashe uganira n'Imana, ni umwanya ufashe utekereza ku Mana, ni umwanya ufashe uvuga ku Mana,
ni umwanya ufashe ukora ibiha Imana icyubahiro. Ariko mu magambo make rata, gusenga ni ukuganira n'Imana. Kuko iyo usenga ndaza kubabwira ibice nge nubatsemo isengesho cyangwa se ibice navuga bigize isengesho. Icya mbere, iyo umuntu ateruye gusenga, ukwiriye gutangira isengesho ryawe uramya Imana, uyitaka, uyibwira ko ari ngari, uyibwira ko ari nyembaraga, uyibwira ko ishoboye, uyibwira ko ihambaye, uyibwira ko irenze, kandi koko nibyo Imana irarenze. Niko ukwiriye gutangira isengesho ryawe, ari naho biva kuramya Imana, kuyiha icyubahiro, kuyishengerera, kuyitaka, kuyivuga imyato mu kinyarwanda cyiza. Icyo ni igice cya mbere cy'isengesho. Igice cya kabiri ni ukwiyunga nayo, ni ukuyisaba imbabazi, kuko umuntu aba yakoze byinshi yenda birimo ibyo idashima. Kandi amasengesho ntabwo uganira n'umuntu mudahuje. Kwiyunga nayo ni uguhuza nayo, ni ukuvanaho barriers zose cyangwa se bariyeri zose zari imbere yawe zavuye mu byo wakoze. Kavuga uti umbabarire ibi n'ibi, unyeze, untunganye, unkureho umwanda wose, ukihana ibyaha byawe. Ni igice cya kabiri cy'isengesho. Igice cya gatatu cy'isengesho ni ugusaba Imana, ni ukubwira Imana nyamukuru yatumye ufata uwo mwanya wo gusenga. Twari ukugira ngo ngushime, twari ukugira ngo nganire nawe, twari ukugira ngo nkubwire ibindi mu mutima, twari ukugira ngo nkubwire ibindimo, twari ukugira ngo ngusabe iki kintu se runaka. Ni igice cya gatatu cy'isengesho. Igice cya kane ni ugusoza isengesho. Ubundi ku bakristo cyangwa abantu bazi Imana bakijijwe, tuzi ko twabwiwe ko dukwiriye gusaba tunyuze mu izina rya Yesu. Gushimira rero no gusoza isengesho binyuza mu izina rya Yesu. Amen. Isengesho ryawe rikaba rirabaye. Ngibyo ibice bine bigize isengesho. Nababwiye isengesho icyo ari cyo. Ubwo gute umuntu akwiriye gusenga ntagisubije. Hehe rero umuntu akwiriye gusenga? Ubundi ahantu hose habaho kandi hashoboka umuntu agifite intekerezo zikora neza, wahasengera. Kuko yenda ngarutse inyuma gato, gute umuntu akwiriye gusenga? Hari ugusenga uvuga, hari ugusenga ucecetse, hari ugusenga upfukamye, hari ugusenga ugenda, hari ugusenga uvuga, hari ugusenga mu mutima, hari ugusenga uririmba, hari ugusenga nyine ya masengesho yose. Noneho rero icyo kigasubiza ngo hehe umuntu akwiriye gusengera? Umuntu akwiriye gusengera ahantu hose hashoboka. Uri mu rugo, uri mu modoka, uri mu ndege, uri mu bwato, uri n'amaguru, uryamye, wicaye, uhagaze, ahantu hose ukwiriye kuhasengera. Buri hantu hose hagira ubwoko bw'isengesho byawe. Ryari rero igihe cyose ukwiriye gusenga, kuko gusenga nituza kugera ku mumaro wabyo nibwo uri buze kumva ko ukwiriye gusenga ahantu uba uri hose.
aha uri ku kazi, uri mu rugo, uri mu nzira, uri mu ngendo, ukwiriye kuba usenga. Ukwiriye kugira uburyo usenga uri mu nzira ugenda, ukwiriye kugira uburyo usenga uryamye, ukwiriye kugira uburyo usenga wateranye, ukwiriye kugira uburyo usenga uri wenyine, ukwiriye kugira uburyo usenga uri mu bandi, ukwiriye kugira uburyo usenga uri mu gikoni utetse, ukwiriye kugira uburyo usenga uri muri dushe wowe, ukwiriye kugira uburyo usenga ahantu hose amasengesho yahaba kandi akagira umumaro. Yes, uyu munsi rero ndakubwira amoko y'amasengesho abantu bafite muri iki gihe. Ubundi abantu benshi uzabona basenga, ariko ibi ntabwo ari uguca imanza ariko usanga amasengesho yabo ari mu byiciro byinshi. Hari amasengesho asingiza Imana, ari nayo twatangiriyeho. Hari amasengesho asaba Imana icyo ushaka. Hari amasengesho yo kurindwa no kurinda ibyawe, ari nayo abaho. Hari amasengesho y'ubwoba, umuntu asenga ariko akaba adasenze yizeye Imana, ahubwo asengeshwa n'ubwoba afite. Hari amasengesho y'amarangamutima, usengeshwa n'ibyishimo by'ibyakubaho cyangwa se usengeshwa n'agahinda ufite. Yose ni amasengesho n'ayandi menshi abantu benshi bagenda basenga, ariko yose nta kibazo. Baravuga ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho, kandi igihe cyose usenga burya ngo ntago uba urimo urakina. Rero aya masengesho yose cyangwa se n'ibi bintu byose icyo bimaze, nababwiye ngo gusenga ni ukuganira n'Imana. Iyo ufite ibikuzuye umutima uba ukwiriye kubisangira n'Imana. Iyo uri mu bihe byiza uba ukwiriye kubisangira n'Imana. Iyo uri mu bihe bikugoye uba ukwiriye kubisangira n'Imana. Nababwiye ngo ni ugukuriyetinga, ni ugusigasira umubano uri hagati y'umutima wawe n'Imana. Rero niyo mpamvu umuntu akwiriye gusenga abyutse, ugasenga ugiye, ugasenga ugeze iyo ugiye, ugasenga uvuye iyo wari ugiye, ugasenga ugeze mu rugo, ugasengera ibyo kurya. Kera umuntu yajyaga amaze ngo ubundi biryo ubisengeramo iki? Ubundi biryo birambiwe mu by'ukuri, kandi ahanini unarebye n'ibiryo nta kwandura gute, kwandura iki? Ariko nanone logikoma ibiryo bishobora no kuba byanduye cyangwa se spiritual. None se umuntu akuruga by'urya ntaba yabihumanyije nyine, sometimes biba bihumanye. Ikikubwira ko ibiryo bishobora kuba bihumanye nuko ubirya babiroza ugapfa. Bwira rero ngo ukwiriye gusengera ibiryo. Ariko niyo utasenga kuko ibiryo bihumanye, ukwiriye gushimira Imana ko ubibonye, kuko hari abandi baba babibuze. You get the point? Kwakuramya Imana no kuyimbaza ko ukanayishimira ko ubonye ibyo byo kurya, ukanayisaba ngo bize kugwa umubiri wawe neza. Kuko abantu benshi basigaye barwara kubera iki? Barwara ku by'ibyo bariye. Barwara ko bariye ibiryo masukari menshi, ngo sinzi imyunyu, sinzi iki, byose bikabarwaza. Rero izo zose ni impamvu zituma ukwiriye gusengera ibiryo. Amasengesho rero icyo amaze ni iki? Isengesho riruhura umutima, kubera ko niba wasengeshwaga n'intimba wikoreye muri iyo minsi, ukumva hari aho uyituye, ukumva usenze Imana kandi ishobora byose, ukumva ko icyo kintu nacyumvise, uravuga kirakemutse, ukumva uruhutse umutima. Isengesho rimara ubwoba bw'ejo. Hari ikiganiro numvise umuntu aravuga ngo iyo uhangayitse uba ufite ubwoba bw'ejo, iyo wihebye uba ufite ubwoba bw'ahashize, ariko iyo wishimye uba uriho ubuzima bw'uwo munsi, uba uri free, ntabwo. Isengesho rero riturinda iby'ejo, riturinda impagarara z'iby'ejo,
ziduha kuba free mu mutima, kumva nta kibazo, kumva uri safe, kumva urarinzwe. Nyine ni umumaro w'isengesho. Isengesho ririnda umuntu. Isengesho rirahumanura. Isengesho rikiza indwara. Isengesho rirwana intambara. Isengesho rikomanga aho utabasha kwikomangira. Isengesho riguherekeza aho utari ukwiriye kuba winyuza. Isengesho rikubera akabando kakuzamura umusozi utari ukwiriye kubuzamura. Ikindi, isengesho ni ikinya cy'umutima, kuko rituma wihangana mu makuba, wihangana mu byago, wihangana mu ntambara, wihangana mu bigeragezo. Isengesho. Soza rero, ninde bireba gusenga? Umuntu wese aho ari akwiriye gusenga, kandi agasenga Imana yo mu ijuru. Hariho abasenga ubutunzi, hariho abasenga abandi, hariho abasenga imbaraga z'umubi, hariho abasenga abadayimoni, hariho abasenga Satani, hariho abasenga iki. Ninde rero bikwiriye gusenga, kandi akwiriye gusenga iki? Umuntu wese uzi ubwenge, umuntu wese mukuru, umuntu wese uzi ibyarimo, ukwiriye gusenga Imana yo mu ijuru, yo yaremye ijuru n'isi, kuko niyo ifite umwuka wawe uhumeka. Utari muzima ntiwabona uko usenga amafaranga. Utari muzima ntiwasenga abandi ngo ucinye inkoro. Utari muzima. Ariko kubera ko Imana ari ifite uyu mwuka uhumeka, utazi aho ubitse, utazi ikigero cyawo, ukwiriye gusenga Imana yo mu ijuru. Kandi buri umwe uwo ari we wese gusenga biramureba, kuko nabwiye gusenga ni ukubaha Imana no kuyihimbaza. Gusenga ni ukwiyunga n'Imana. Gusenga ni ugusaba Imana. So rero mu by'ukuri, umuntu wese akwiriye gusenga, kandi akwiriye gusenga Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi. Akanyuma rero, iyo usenga utanyujije mu izina rya Yesu ngasorezeho, ni nko kubaka inzu idafite foundation. Nyine hari aho nabonye bagira begezaho ibitaka bagahita bapanga amatafari badashyizemo amabuye, ariko mu by'ukuri iriya nzu buriya ntabwo iba ikomeye. Impamvu ibi rero mbivuga, ngo ibyo musaba byose mubisabiye mu izina rya Yesu, cyangwa se mu izina ryanjye, Data azabikora kugira ngo mwubahirize muri mwe. Umuntu usenga udakijijwe, umuntu usenga utarakiriye Kristo, Yesu ayo masengesho yawe Imana irayumva, kuko singiye kuvuga ngo ntiyumva, irayumva yego. Ariko kugira ngo uhamye neza mu birindiro, ukwiriye kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko niwe muvugizi wacu, niwe muyoboro y'amasengesho yacu anyuramo akagenda akagera ku Mana. Niwe Imana itureberamo ikatubabarira bya byaha twahoze tuvuga tuza kwihana mu isengesho. Niwe ushyigikira bya bindi twasabye, niwe stamping icyo cyifuzo cyawe imbere y'Imana. Imana nayo ikavuga, ubwo ari wowe ukizanye, reka ngikore. Umuntu wese rero wumva ushaka gusenga no kwegerana n'Imana, ukwiriye kubicisha muri Yesu. Yesu kubimucisha muri n'ukubanza ukamwakira akaza muri wowe. Reka mbashimire mwese abakunzi ba Seven Mountains TV. Nizere ko iki kiganiro hari uwo kizafasha, cyangwa se hari uwo kizagirira umumaro. Niyo mpamvu mbasaba kugisharinga, kandi nsaba umuntu wese ugeze hano mushasha gukora subscribe, kugira ngo dukomeze dukore umurimo w'Imana. Murakoze cyane rero. Imana ibahe impagarike n'ubugingo, kandi ibahe umugisha mwinshi cyane.